namwe mukatugusuze cyane wowe kandi subscribe share comment like aho uri hose mu bihugu by'abaturanyi UGTZ DRC Burundi ukomeje kudukurikira kuri Kajumiro TV mu Kirundi no mu Kinyarwanda Amerika Afrika Uburayi Asia na Oceania aho uri hose tugushimire cyane nawe wowe utarakanda subscribe tushishikarize kuyikanda kugira ngo ujye udukurikira gatanu kuri gatanu ibiganiro byacu birabandanya kuri kamera za Kajumiro TV dufite umusaza umukambwe w'ijimvi w'imyaka 85 reka atubwire atuganirize ku mateka ya Nyabingi ndetse n'umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa nyita Mr. K. yagiye gufasha muze guhabwa umuhanda atashye arapfa. Hari bagenda haya bo bagiye mu ntambara yuko arufo cyumva ufo cyo bagubira hirya ubwo nawe iryo vuru niryo yagiyemo na nyirabagenzi wo nguko wapfuye waramye babeshyira ngenda hayo ngo yari yateye ngo amabuye mu nzuki ngo zisesa ubukwe. bari baragiye bajya kureba akabwigirwa rongo bagiye kureba inzuki ihene zisesa inzuki kwa kundi hene yikubaho gushya ku muhango inzuki zigiye gusesa ubukwe ubwo bakaba baraziranaga no kwa kandi ari mwene nyina noneho batubwo nibo bohereje abana basesa inzuki ku bushake bati nibo bohereje abana basesa inzuki ngo zangize ubukwe ubwo n'ubwo bukwe ngo ni ntuzabwize ntabwo se n'iwacu bari bahari ahubwo barimo guhamagara nawe ntiyari ahari kuko banywaga kamwe barya kamwe batazi ko ari abiwanyu baza kubimenya igisaka igisakaza ataka yari muri ubwo bukwe ngo ni ntuzabwize ntabwo se n'iwacu bari bahari ahubwo barimo guhamagara nawe ntiyari ahari kuko banywaga kamwe barya kamwe nabo kwa kazoza batazi ko ari abiwanyu igisaka igisakaza ataka babimenya abantu imbaga y'umwami yarimbutse ngo hari na mama bari bashuti banywa kamwe barya kamwe bari bariho buriya bakagira ngo ubwo barimo kuyazuranaga bari bamaze kwiga ibintu bamwegira babanganya bose se sizo bambara impu zari zitakibaho impu zagendanye na Rudahigwa se yapfuye zihari bakubwira Rudahigwa ko ari wasajya amajyambere acana akazi n'iki arongeye se kurwambara kwiga se siho byaje abantu bakajya no kwiga tukajya kwiga ku gihe cya Rudahirwa ubwo ngubwo niwe wazanye iterambere ry'imyambaro. Icyo gihe n'abahinde bari baje uretse imyenda niwe yikoraga abahinde bari baje bageze ibyumba nibo bazanye imyenda noneho bakajya bajya kugura imyenda ugakorera amafaranga wazagwiza 10 ukagenda ukajya kugura imyenda ariko abakene bari bacyambara rutigitari z'abakire babasha ubuzima umukene yambaraga burusu nizo zaguraga make none se umugore ko yabaga afite nka 20 akagura ikanzu yagereka 10 akagura umwenda wa burusu wo kwifubika. Burusu na rutigita ntibyaguraga igiciro kimwe. Rutigita zari z'abakire se rutigita mu Rwanda hori zarimo ntibagomba kugikabare mu Rwanda harimo ibyenda by'ibikara byo bita gitane na burusu n'imyenda yari mu Rwanda nayo bita rutigita za kaki za kade zande izo zambarwaga n'uvuye Buganda zari rutigita bagomba kugikabare. Abacuruza rero imyenda bavuye baragenda bacuruza bagikabare bakajya bayizana bakagura abakire bakagura. Kuri icyo gihe umutware Basheka yari akiyobora inaha Basheka se yigeze yobora inaha ubundi niriye urwo mu Batari no mu Batari nawe nuweboraga mu Kaniga ko nuko wa mugabo ko yavuga ngo yazaga mu Batari agendana igicuma yari vuba nagenda bize yari yarabuvuyemo ubutware ngo yagera aho zahiye bakamushyiriramo arambura ingabo ze yari n'umugirwa ingabo ze ziri za Nyabingi ubutware yabuvuyemo akomeza ubwo bugirwa bwa Nyabingi bwo yabaga agenda arambura ingabo zaho ziri yasanga mu mukamushyira mu gacuma kiheba yayimaramo yasanga ahandi banywa kuko ntibasengera
bakamumenya rero ko ari bashika bamuzi no kumumenya. ubwo Nyabingi n'Imandwa nibyo byari bigezweho. Imandwa tuza kuneka kuboneka ari Nyabingi ari. Imandwa ntazo. Imandwa zita. N'Akazambya yaje nyuma. Kazambya Fideli Nyabingi yo ntabwo yicaga abantu se. iyo he imishaka. Ko yamaraga inka z'abandi. No, Nyabingi yari akantu keza. Yimariraga inka z'abandi yinywera. Abantu ikabihorera. Nyabingi yari nziza noneho ubwo Imandwa nizo zari mbi. Imandwa se ko zicana. Bashaka rero yari umutware wa Nyabingi. Ubwo yari umugirwa. Yari umugirwa. Yabarutaga ubukuru amwebwe muri nk'abasore mukiri bato. Bashika. Yarutaga na papa bukuru maze zitwa kwanganaga na bashaka. Yari umusaza baba. Imuza ejo bundi atwara ku gacuma se sinari umwana. Yari umusaza. Warutana ba papa bukuru. Ubwo ni igihe cyo nibasogokuru. None ubwo igihe cye ubwo nubwo mwe mwamubonaga ubwo nabwo yarakozaga ari umusaza mukuru. Ari umusaza agenda kamba kambanye. Agenda yicara aganira. No muri icyo gihe yayoboraga ubwo yarashaje. Akiri umuto ariko se njya yobora ndabizi. Ndeka ubuyobozi bwe n'ubwa kera ntabwo mbuzi. None na Karagirwa ategeka ntabwo wari ubizi. Karagirwa yaje nyuma ya Bashika. Karagirwa se ko namenye ubwenge ari we utegeka inka atuye Mugina. Bashika kumva yayoboraga mu Kaniga. Ibyo urwambaza barakoranye no gukorana hafi. Bashaka guyoboraga mu Kaniga. Nongeye namumenye atwara ku gacuma ajya mu ngabo z'abaturayo. Kwa babagumira niyo baturaga, kwa bakazuba niyo baturaga, dore abo bahene kwa babucucuro niyo baturaga. Ubwo yabaga arimo kuzerera mu ngabo ze. Agenda arya inyama bamubagiye. Ubwo bamuhaga inzoga inyama se ko batwaraga inka bakaribagiwe. Baramwengeraga bakamuha inzoga mu bicuma. Yarazaga akanywa inzoga agataha. Izindi agazitwara izo gutaha. Ariko se baga batazitwayeyo. Ariko icyo gihe abaga arimo gutembera nk'uko umuntu yicumbigiza ati ngiye gutembera kureba abantu. Cyangwa nk'uko padiri ava kuri paruwasi akajya mu ngo z'abakristo abasura. Nabundi kwabaga ari ugutembera kwanga kwirwa mu rugo nawe inzoga ko bazijyana buri wese akazinywerayo. Ko yari ikirengara. Bashika. Yakoranaga n'abazungu. Bavuga igiswahili bature nyama. Abanyama. Ati kandi timwayehurira umuzungu kuyagamba ngo nayende nyama. Maze inka bakazimarira kumwe. Barira umuzungu kuyagamba ngo nayende nyama. Maze ibindi nabyo. Cyo kora bashika byo bitari kubeho nanyibye buriri. Maze inka bakazimarira. Reke. Ikindi haruguru nacyo ibyo byo tihabibeyananye nabiguri. Kanyama kandi bari kumutuka ngo ameze nk'inyamaswa. Ngure ni kamanyama. Maze ibiturage bya biri ngariya byakumva ngo nyama. Ati kandi timwayahuririra. Mate yabati ngo mujungu nayende nyama ibimasa bakabikata inkoni. Ati kandi kumutarazi muhe nabafunga. Abafunga. Abatari buzimu. Oya. Batari buzimu yese bari bandi. Batoraga umuntu ufite nk'ibimasa mu gitondo bakakijya. Ku gahato kwitege. Bakagishyira abazungu n'abasirikare. Ubwo rero bashaka bakavuga kandi timwayahuririra. Umuzungu byagamba. Abonera bashaka batari kubera. Hanyuma nabyehurira. Ubwo abazungu bari abakoroni. Ubwo se ibyo bamariwe agace bari barimo nk'icyo gihe bubatse iki nk'abakoroni wenda hari amashuri bubatse aho bari n'abakoroni nawe uri kubivuga ko bwiyungu ko bajyanaga iwabo se hino babaga bakayayi no kugira ngo batangire kwiga n'abafaransa baje. Abafaransa bo bazi gukura ababiligi.
niho bize cyane. ni amashuri nibwo yubatswe. Ati umujungu naye ati Kamanyoka. Nuretse kugira ngo Kamanyoka ngo Kamanyoka none babivanyemo ngo yamuto cyangwa Kamanyoka. Kamanyoko kandi bavuze ngo Kamanyoka. Kamanyoko se bibamo mu Giswahili. Bekada nta birimo. None baba ko Kamanyoko. Kandi muzungu yaratutse umuntu ati Kamanyoka. Bameze nk'izo. None wabandi bacyamubwiye ngo Kamanyoka. Yeah. Nguko rero. Inzu sinzoga yayibuze. Cyangwa yasanze yashize. Nasanga yashize. Awi. Zabazashize no kwandangiza zashize. Wenda bakinze bakiri mu mirimo. Saa munani ntabuhinga ubu ngubu nta. Saa munani zigiye kugera. Saa saba n'igice. Harimo zingahe gusa.